Breve. Neri. Nego. Kapana ma. Kapana ma. Neri. We zana amazi ariko zana amazi. Ntabwo yarabyaye. Kandi inderuka aho baganga agiye kubyara niba yarabyaye. Wagiye kumurira. Ntabwo nagiye. Ubwo mema manje. Ubu bwo mawo kwima. Irigari yarananiye. Kuko ndasabuze ngo umute. Umwihoreye. Nabaye mwihoreye kugira ngo ndebe nyine ibintu byiwe byo kunsuzugura aho bizamugeza. Ubu nawe nuko tubona ibu yaraje kukureba rwose umugura myakana uramwihorera. Asubundi bora kubariye. Niko bigeze bite uwataye nawe ukagenda ukagenda musanze byabo rero nambwe no kuvuga reba byagenze gute byagenze amazi ureba nk'inzara bari kuyinywera nuko ndibite bya twamwe amazi reba kuri mera meze nambwe no kubasha kuvuga zaba twawe tuyo kugura imiti baba we nawe ngira mitiyo tugira turivuze inzara aho bigeze ndabona umukobwa wanjye ngiye kumucyura ndamujyanana namwe koko nabonye usaba asigara wenyine tukamugiye kumucyura n'uko cyavanga ariko nitubane nacyo nkize sema ukuri mbabara mve mu maso okay ubundi umunyarwanda yavuze ngo akaryoshye ntigabura mwitama ngaho genda nyine ibyo ujye kubabwira bo mu muhanda mve mu maso Mbona usanga wanze biye je kuzana imiti kiriya kintu tonde muri jam je kuzana imiti ahubwo wowe nimba bikunze waturangira n'akazi tugara ko twakora ahubwo iyo ngingo niyo ahubwo nadushakira akazi tete amasaha bari koko amasaha birebete suvuye mukuru ariko tete ari nge nayo ninde mukuru nise kuba mukuru w'ibintu Sharano bimeze bituvuye aya masaha birakureba ariko wako ubuzi ko hano ari wanjye ushatse naho gusohora ukagenda ukajya kwangarira hirya wanzoye ese undi ni ibiki wikanze barumbwira ikintu wikanze gituma uwabyuteye cati nzayigura bagiye kuyima ndahira ninde ugiye kuyigura abagabo kandi reka nkubwize ukuri agacu uri guhingiramo urutoki ngo ni ukuri muko wanjye witonde bamubwire mwana wa mama ndeba hano nkubwire ngambaza iki reka nkubwize ukuri nutitonda shakora nibagutera inda ntuzayizane hano tubyumvikaneho uzareho hano ibyo kuyangara ntuzibeshye ngo ngerere hano wowe iki kwanza mva mu maso usanga ni wawe mva mu maso ahangaha ni wawe ni kwanza ndakubaza ahangaha ni wawe niwe ni kwanza nyine ndakubaza nyine nanjye nsubiza ni kwanza niba atari iwanjye ni kwanza aka gafuni nakamena siko nanisa ntabwo uzi ko ugira ibyo ukina uzi ko ushishwa nabi ahubwo nanizanya no kubona none nabyemera reka ndakureba nkumva mugira impuhwe disi nawe ntabwo uzi ibyo urimo arasaze ubona yaba bakubeshye bakagushyiraho ngo uri mwiza nawe ukajyaho ngo ndi mwiza nyine yo urabona amagufa ndebe neza bihaguruka turebe ma nk'ubu koko mwana ubu nabaye umubyeyi iki umwana wanjye ampamagare numva arwaye nange kujya kumureba none ndebera muzanye ari indembe ntavuga ntarya ubu koko nabaye umubyeyi iki
gusa wumva nzibabarira koko basi wambabariye umukobwa wanjye basi agakanguka akambwira n'icyo yabaye. Ubu ngubu sinzi icyo yabaye, sinzi ibyamubayeho, mbese byancanze sinzi icyo gukora. Ndakora iki? Haguruka ndebe neza. Haguruka turebe. Wenda ndakurusha umubiri. Nyine haguruka turebe. Ko nta n'isoni. Shyira kwanza n'ubufone bwawe. Mva mu maso ugenda. Ngenda njyahe. Mva mu maso ugenda nese waje gukora iki hano? Kandi reka nkubwize ukuri. Ese ubona nkwanga? Kunyaga gusa. None se watetse? Njye kurya. Watetse? Ibyo wahashye se? None ubyuka wicaye chat kubera ikire wicaye. Telefone ze yanjye ariyo wanguriye. Mbizi neza ko utayisamane bakayiguha. Nta n'isoni. Kamureke nigendere muve mu maso. Tumuka. Ariko mukuru wanjye afite ikihe kibazo shasigaye ambwira nabi sinzi impamvu pe ngo nabyukiye ngo mu buraya ngo nagiye ngo nta nijoro kandi sinigeze nta nijoro ariko ndaza kubimenya ashobora kuba afite ikibazo. Umwana wanjye azakanguka ryari koko? Ko numva atangiye gushyuha. Mwana wa urakangutse? Yo niko Mana ishimwe, Mana we habwa icyubahiro. Shema Wongeye kuvuga mwana wa? Jise Shema Umva banza utuze urinde ntabwo uri kumenya se mwana wa? Ntabwo uri kumenya? Ndi mama wawe. Mana we mwana wa, ni ukuri Imana ishimwe ko wongeye kuvuga, ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Abana bo bareke banza utuze. nageze hano gute? Banza utuze ndakubwira uko wahageze. Icara. Ko numva mbabara mu gatuza. Icara biraza kuza. Ubwo uvuze n'ibindi birakunda. None se kuri kumbesha ngo uri mama wanjye? Ese ntabwo uri kumenya, nturamenya. Ubu ngubu noneho nawe uranyihakanye. Abana banjye bari Ntabwo uri kumenya mwana wa? Ndeba nyitegereze, ndi mama wawe. abana banjye bari Abana bawe uzamukwagukuye uko wageze hano urakuzi? yambwira abana banjye nyine inzira wanyuze muzo urayizi. abana banjye bari he? Umva banza utuze, iby'abana urabimenya mu kanya. Tuza turaganira numara kumera neza. Mbwira urinde? Ni mama wawe mwana wa? Ahantu ndi ko nahazi mu rugo iwanjye ko nta byatsi bihari. Ahantu hageze gute? Ubusa akanya wibagiwe iwanyu ahantu wavukiye? Nta watingira, nta mama ngira, nta muvandimwe ngira, nta umuryango ufite n'abana banjye bari he? Kandi ndi mama wawe? Uri kunyihakana mwana wa? Kuba naraguteranye ntabwo byavuga kunyihakana. Mu myaka 15 ishize ubu ngubu nibwo bite ko ndi umwana wawe? Rega wagiye uncitse, ariko nyine ibyo turaza kubikemura. Amakosa yose nakora nari umwana wawe. Kubera iki? Byose bimbayeho si kubera wowe. Banza utuze umere neza. Nta kintu tuvuga. Kandi nakugarukiye. Ubu ngubu tugiye kuba turi ku mwana hose. Kuba narakwirengagije ntago bikwiye ko ndi mama wawe. Buriya amafaranga tuza tuyafata yuzuye bro. Ubundi buriya kuturangira akazi nyabakuru yadukuye ahantu habi kabisa. Kariya akazi bro bakura amafaranga amwe ya nyuma, amafaranga amwe apatse turangira amafaranga n'andi y'ubusa bro. Twese ntabwo ubinibona igikapu kirapatse amafaranga tumambago waransigaye njya guhaha ubuki amafaranga bro. Waraho kuyakorera nawe ubwakatwiza. Ari igihe urya amafaranga ukayahamya ukajya unayoresha igitiyo mundagiye meri se shaho meri nyine bakoze hanya atagira kumukumbura da. Wamujyanye cyane ubundi namujyanye nawe nagusize
Nabasigaye kabisa. Noso bugura cyahibuka mwana wa. Nabonye se mujyana nyine ariko ubuse nawe inyibibukara ntabushaka. Sinzi ariko kabisa. Ariko man uziko nari kure bro. Twageze hariya haruguru reba uzamutse hariya ku muhanda. Tadufata imodoka. Bisi bro. Tadutega man ni kure. Ni kure. Imodoka nayikanagiye muri ko nino bodaboda. Nino bodaboda uri kwibona? Je mikanjyamo. Nicaye imbere bro. Bemeye kujyamo. Man ni kure twarakomeje turadukunda ari abakoni twakaze. None se iyo umuntu agiye mu modoka babinuka. Abanuka ko yagiye mu modoka. Nayigiyemo bro. Nayikanagiyemo ko. Banze imodoka yongeye mutarasohotse amahoro bose. Kandi urapinga. Cya urapinga. Nagiye mu modoka niza modoka zitwa Coaster Boate. We nago wazimenya bro. Ntabwo se ubone gara ubundi we nagusize hano ubundi ntabwo amenye byari byo. Bayita Coaster Boate. Ariko mane kure ariko Mary Shameri mane uzi ko ugasanga Mary yanagutekeye bro yagutekeye wa muceri mane. Ibyo kuburi mama wanjye byo bubyihoreye buretse oya nta nubwo nshaka kubyumva. Ibyo uri kuvuga ntabyo nzi ahubwo umva guma hamwe nkuzanira ibyo kurya kuko dore umaze igihe kinini utarya wari utunzwe n'igikoma gusa kandi uguma aho ngaho ndaje ngushakira icyo kurya shumva aho ngaho ndaje dore nta mbaraga ufite. Ngo mama wanjye imyaka 15 ishize yarantereranye none abonye maze kuremba ngo nibwo bibutse ko bambyaye iwe sabo numva mbabara umubiri wose. Bana banjye noneho ndabakura he bana banjye ndabakura nuko mbona Uri kujya? urinde Sister buretse. Mama ari he? Mama. Buretse icara. Icara mama ari he? Mbabarira ndashaka abana banjye Icara. Mama. Shaka abana. Mama. Umuntu ari he? nubwo se urinde ko ntakura Uranyibagiye musaza wawe se? Asubundi ko mbona washaje bite? Mari hera. Singa mwabiteye se. Oya gumana. Mama. Gumana uta. Mana badutekeye n'agaceri Mary. Shaka agaceri kaba kagenda kabisa. Ro umuceri bawita umurayizi bro. Ase vie. Ugiye. Vie none ugiye. Noneho bigeze ku rwego rw'uko ngiye nk'inzu yanjye ndi kwiga. Oya ibintu ni bibi. Ugiye. Harya ubundi nyoko yagiye. Nyine ugiye. Nyoko ari he ko nta kimwe. Uramuto hasi ubundi wari umukunzi. None se ntamukunda ntiyari umugore wanjye. Umugore wa Sako. Ubuse yarinze agenda ubundi tu. Ariko ibiki? Bigeze uburara na kabiri gatatu se. Amoni hane hanatebeje ubugiye he? Ubundi naguca inyuma me. Nago umuca inyuma. Ubundi tuzagufata. Bari babana ngendana nawe. Vie umunsi nagufasha umuca inyuma me. Tuzamufata. Vie nago sha tuzabigereka. Nese njye kwiregura. Ngaho sigiposho. Usigaye mufite agasuzuma. Ngaho sigiposho vie. Kumeshi. Uri reka manze mbabazi. Ninjye babyara ni mu mbyara cyangwa. Nyo tubyara. Ako mujya mwibuka yuko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ariko iyo warugaburiye niho rudakura. Gusa nkaho uratugaburiye. Ubu uratugabura ko nkaho utangazana iposho. Ubu kandi wasanga ugiye kureba umugore banza wumve. Iki. Ako buretse. Niki se duha amafaranga udarakinze aragiye. Ase Shema mundi Shema ni wo muntu. Ni wo kujye Shema ni wo neza vi. Reba. Akusha wowe usiga wiyumva bisa n'itambukira ubundi. Kandi ubwo urazishaka kurya. Kandi ubwo urazishaka kurya. Nuko dushaka usuzugura. Je ubundi nzakwiyereka ndabiyereka uwandi. Nina ubwo urazishaka kurya. Mwamushaka Shema kengura shaka twitekere bino bintu mbanzana. Kengura. Ni wese nzabitanga. Ibintu bitanye so wabiyashe. Twiriwe mu kazi twigiye gute? Agiye kureba umugore ariko bagwe nimba gufatiraho vie. Wayitonze uzahita ubona aho jiste mbere akangara. Genda. Ayitonze. Ngura tukimwa twitegera umuhungu wanjye.
garuka hano mubazeho gato sha. Nize bite se? Bansuhuza. Nsuhuza. mbese ndakuzi Uraza kumenya none meze neza wallahi, meze neza vraiment. Urateye umu engineer wakubatse bamwongeze. Ubundi buriya ahangaha iyo ndebye abana bameze nkawe niho nubahira Imana kuko izi kurema vraiment kabisa. Hari ukuntu mba ndi kugenda nihuta kubera ibintu by'ama business mba ndi gukurikirana ibintu by'imitungo yanjye mfite hirya no hino mba mfite. Uriya ukuntu nshaka kugira ngo ndebe ukuntu twazahura tukabiganiraho kuko ndabona ceceka ahangaha ndumva uri kuntera igihe umagaye ikizi. ibyo nshaka kurasa ku ntego nyine nshaka kubikubwira. Ndashaka kugira ngo tuganire nyine tunamenyane cyane ko wowe ntawe uri unampaye nimero zawe ukomeze urumva mu minsi mike waba uri izuba ndakora iki none uburyo wajya utambuka n'imodoka zigahagarara zikavuga ati uriya mwana utambutse n'indi kubera wahuye nanjye. Kumba nawe usa nabi mani wowe urumva wanumvise. Ntabwo buriya abakire dukunda gusa neza kubera ko tugiye dusa neza niho bahera bajya kutwambura. Buriya ntabwo abakire dukunda gusa neza ahubwo wowe mpa nimero zawe nkwereke ukuntu guhindura. Ubundi ibi byo kugenda nta fone mfite mani igira vuba nigendera. Nta fone ngira kanikomeza sibyo ibintu nk'ibyo ngibyo buriya bya telefone ibintu nk'ibyo ngibyo mbyumvishe mba numva ari akabazo kose. rangiza nigendera. Ubu byakemutse ikibazo cya telefone cyo ntucyitaho se. Telefone kuri njyewe ubu urabona iyi smartphone umugabo ajya yita ku bana koko ko mbona maze bimeze nk'umuntu umaze igihe utari mu rugo. Dore ukuntu nabaye ko mbega umugabo ko yaranyishe. None wenda azanyica igihe yaherera nkubita ngo mbyara abahungu mana none hageze aho kumufata akaniga. None nicaye ahangaha nta n'abana banjye ndi kubona. mwana wawe waramutse mwana wawe kutamvugisha umeze gute waramutse gute. Ushaka abana banjye bari he? erega abana ntabwo bihutirwa kuko abana bawe nibo bakumpaye. Bakumaye byagenze bite? Yabaye iki? erega wari umeze nabi mwana wawe ntiwavugaga ngo ugiye se n'ahantu wari uri nawe ubwawe ntaguhaye. ngo iki iPhone Pro Max. iPhone Pro Max Vuga uti noneho ubu yabaye iyawe. azabaye ntabwo nyafata telefone zawe wese none urasa nabi mani. No ugusa nabi gutya vuga uti mvuye mu kirombe cyanjye cy'amatafari gitwika amatafari. None uvuga uti njyewe mfite ama business menshi cyane. Njyewe baranzi n'ahandi umukire ahantu hose. Iyi telefone urumva ntugira ngo hari ikindi kintu nifitiye hano mu ntoki uyamaze kuba iyawe. Password telefone ibereye abakobwa bya password ndayikubwira ndayikubwira none se ubwo nakizera reka nikwereke password ni gutya wowe uzajya uhitamo dore wemeze urumva. nuse ngo nzayibasha sikaho bwa mbere nyibonye. Oya reka nkwereke igitumye nayiguha kuyibasha wowe ntibigukange. Ndahita ntwara nimero mukanya ndahita twigenda hariya ku muhanda dore uriya mu agent ahita gukubita simukade ate nimero zayo. nisi bayiyanze yabaye iyawe kare. Yabaye iyawe bitari nibi. Aka ni akantu gato nzaguha n'ibindi nzaguha ngo yitwa iPhone Pro Max. Ngo abana banjye babayeho kuko abana bawe nasize mbarangiye akaraka ubu niko bari gukora niko kabaye kabatonze mu minsi idahari.
mwana wanjye rero hari ikintu nshaka kumenya, ndashaka kumenya wari wabaye iki, byagenze gute kugira ngo ngusange umeze kuriya utabasha no kuvuga, kugeza ubwo mfata umwanzuro wo kuba nkuzanye mbanze nkite. Mbwira wari wabaye iki? Ni hano uyu mugabo ashaka iki? banze ngiye nimba ari wowe mugore cyangwa ubundi ni wowe mugore hano, ntabwo ari wowe mugabo. Njye ubundi bintu njye mbanza mwereka neza ko ntangana nawe, ntabwo nganya n'imbaraga nawe wabuta mugire. Ntabwo ushaka kumbwira mwana wa? ntabwo ngibyo bireke pe, n'ibyanjye ntabwo ari ibyawe, ibyo ni iby'urugo rwanjye. ubundi wowe oya uretse kuwambaye ntibigutere ubwoba ahubwo ikindi kintu wowe tugiye gukora ndakubwiye ko mba ndi kwihuta cyane kubera ibintu by'amabizinesi ese cyane. uri kureba bite byawe? Umushoferi wanjye dore yatinze no kuza, niwe ndi kureba nta nubwo ari no kuza. Ubu ngubu nemeye kugenda n'amaguru kubera ibintu byinshi cyane mba ndi gukurikirana, nshobora gutinda isaha imwe. None fone wasanga wayibye, nabyizera nte? Ubundi wowe no kuba duhagararanye ni agaciro naguhaye, simukadi agaciro nzayinkoresha ni icyubahiro naguhaye. Simukadi tugende we nguhe simukadi hariya ku muhanda, n'ubundi mugenda wandi kukubarurira za simukadi n'umushoferi wanjye araba ahageze, urumva antware kuko guhagarara isaha imwe yonyine mba mpombye amafaranga ajya kugera muri za miliyoni nka 20 nka zinga. Ahubwo tugende turebe ukuntu naguha simukadi. Ubushake bwaracitse, ubundi ikikwereka umuntu w'umukozi ntago ubundi kwiyitaho ni ibyanyu mw'abakobwa, urumva abakobwa nimwe mugomba kwiyitaho, urumva bikagaragara neza. uyinkoraho nyine ndaje ahubwo tugende nguhe simukadi, none ndagira ngo ufite nk'uduhumbi nka desa, ugende ushaka ko urayama desa. wow ubundi kuri momo nkimara kugukorera simukadi kuri konti yayo ndetse mushyiraho amafaranga uza tugende nkwereke ibyo ngukorera wowe. Uzi neza siko munagira ngo nari igikoma muhanda mama nawe nta gikoma urareba nk'abantu basinze bize biti tumeze neza ntabwo cyo gushaka gucika umujyi utawuzi dore tujombana n'abantu basirimu bize biti umuntu uri mu bitekerezo cyane mama yabaye iki? Erega ndabyutse nsanga yicaye hano, mubajije n'ikibazo yari yagize uko igihe namuzanaga ntashaka kumbwira, basi mfasha tumubaze ikibazo yari yabaye. Yanakarabye mu maso se nkungani ko twakuzanye aha ngaha namunyagaho wari wabaye iki? uzanye aho wibwe dusuza ngo ucecetse gutya nta kintu tuburiye uzi uko abana bawe babayeho uzi ngo ni ibite? Ibyo ushaka kumenya, ndashaka kumenya abana banjye ahantu bari uko babayeho. mama wambwira Abana berega hari akara kanababoneye bari gukora, ubu baritunze uko babayeho neza, babayeho neza. twebwe ikintu dushaka kumenya, tubwire ikibazo wagize cyatumye tugusanga umeze kuriya utavuga. Nta kintu na kimwe nababwira ntibabe n'aho abana banjye bari. gute se bandi mani rero reka mwere dore nanjye ndi kuva hano ubu kwa murokore, urumva kwa murokore ukuntu ibintu bimeze rero ku muhanda nyine ya mifuka watwaye y'umuceri wagiye utabishyuza urayibuka niyo waza ejo bundi wagiye utabishyuye wari urimo urirukanka usinze nawe wari urimo uze kureba ukuntu bishyura none se wariye Ibyo kumbaza byinshi. abantu b'ikibazo rwose ibyo by'uburere n'ubundi
abana bameze neza twashyira umwe na musaza hano se na mama wowe nta n'ikintu wambwira cyo kurya kandi wasaba utaragiye mu gitondo igihe cyose wayibereye aha ngaha. reka nze ndebe nkurebere icyo urya mwana. niyo waba ari umushyushyu wawe urabizi nawe uraryamira mama dore reka ariko ngo ntumeze neza ariko ngiye wari umeze neza reka ntakumenya neza. ikibazo ugiye kurunganya aho basi mbwira umugabo wawe bimeze bite. Ndashaka kumenya naje hano gute, abana banjye bane, umugabo wanjye ari he? ushaka kumenya waje hano gute abana bawe bari he? Yego. mama niwe waje akuzanye bakuzanye nyine gutyo mu modoka baje bakuzanye. Okay, reka rero nkubwire. Sibyo? n'umuhungu wawe bari kumwe umuhungu wawe barakuzanye bavuga ati wowe gusiza aha ngaha kugira umere neza wumva ko umuhungu yari agukunze umwe mukuru rwose niwe wazanye kumwe. Ibyo byose muri kumbwira nta na kimwe ndi kumva, ndashaka kujya iwanjye. ntacyo ubundi tuzajya sibyo tuzajya nanjye tujyane isi nahibuka tunabasura wenda tuyishimiye Wahamenya gute se wowe igihe basi babishimye wa nyoko nawe? Mva. erega mama ntabwo turi kimwe genda nagukunda nka mushiki wanjye urabona ko nanakwitaye herega dore ibintu byanyu mwambara by'abantu bashaje wajya ukora ibyo bintu ugasa neza nk'abandi bakuru urabona twebwe Imyaka ingahe? yewe ubu ngubu noneho kuri kumva Navuye hano uri gato ufite imyaka 5. None mu myaka 5, mu myaka 15 ishize wigeze uza kunsura? ntacyo ariko turi mu modoka sinakibuka kumusura ariko mama yarahanyeretse ati nungiye urutoki ngahariye icyo gihe nari gato yanze ko nsohoka ngo nze mbasure na nabari. Nuko rero ntabwo ubu ngubu ari bwo mwibutse ko ndi umukobwa wanyu. yewe imyaka yo maze kugera rero ubu nanjye ariko ubu umusore ubona abakobwa uzi ukuntu agomba kurishira mushiki wanjye ntabwo uzibona ubu ngubu dore rwose ubundi wowe ugiye gushaka ukiri muto ubundi wajyaga uzi ko n'imihanyari di reba n'imihanyari Sobanura ndabacika gute we? Mama arasohotse. Uyu muhungu se ndamubeshya iki kugira ngo nawe agende? Ndava hano uko byagenda kose. Ngomba kugenda pe. Reka nze musaba mutuma amazi yo kunywa. niko ngubu nawe Nzanira amazi. Nzanira amazi. siko wagira ngo barakurize Ihute nzanira amazi. zane Amazi. ushaka amazi yo kunywa akavuza mama ubundi mama yagiye kujya mama Ndabacitse. akunda amazi bwo kunywa ngiye Sister, mama